amahoro n'amahirwe kuri mwe mwese muba mwahisemo gushyira inyakiramashusho zanyu ku ishene y'109 n'iya 420 kuri Star Times. Tugarutse rero mu kiganiro intango kankwabahizi, intango y'ubumwe, intango rero duhura tugasomaho twese, kandi intango duhura tugasangira ubudasaranganya. Nitwa Tuyisenge, nitwa icumu ry'ubucunzi rizira gucuka abacuzi bacuze, umuheto wanjye suwa vuba n'ubukombe nawe uramvuye imwurire mu nyana z'inyambo. Ndo abanyamahanga bakurikirana agera hitegere mu mpinga ibwana cyangwa impembe nkazihuza, ngakora mu mutana nk'abacumita icumu ry'indangagaciro na kirazira mu rubavu. Ndo umuhungu Imana yagabiye inganzo imushimye nayo imugira inganzwa. Tuguhaye ikaze aho uherereye hose rero, ngwino mu ntango, ngwino dusangire, ngwino usomeho, ubundi rero twese tujye duhumeka uyu muco wacu w'abanyarwanda. Tuje rero mu ntango, tuje kuganira amakuru agezweho, amakuru abagezweho muri uru ruganda ndangamuco. Tuje gususuruka hamwe n'abahanzi baba bagiye batandukanye, tuje kumva ibitekerezo bya rubanda nyamwinshi. Icyo rero nicyo kitugenza uyu munsi mu kiganiro intango. Munyemerere rero ikiganiro intango ngitangire gutya. Ikiganiro intango ngiye kugitangirira mu makuru. Byashyushye rero, birimo biracicikana hirya no hino ko itorero Ibihame by'Imana, umutwe w'ingabo nziza, bitegura ko muri Mutarama, iyi Mutarama turimo, bo rero iyo bakubaza barakubaza bati Mutarama turatarama. Mutarama turatarama. Niba rero Mutarama uri butaramane n'itorero Ibihame by'Imana, baba hafi usokoze inkindi, hanyuma rwose ube hafi, uhanagure inkindi zawe, usokoze umugara, ubundi rwose vuba cyane abahungu bagende bakumbure Ruhame, bakumbure Ikotaniro, bakumbure Inganji Makombe, batwara icumu, bagire gute, bajye mu Gikaka n'ibindi byinshi bitandukanye, bashyireho ibihagatiro, bakenyera inkindi, ubundi tuzahure n'Ibihame. Hanyuma rero ikiganiro intango cyasuye itorero Ibihame by'Imana, umutwe w'ingabo nziza, tubifashijwemo na mugenzi wacu Kabukombe. Rero yatugereye hariya itorero Ibihame by'Imana ryitoreza. Abahungu baracyajya mu ngamba, baracyatwara icumu, baracyafite amabega. Munyemerere rero tubanze dusimbuke gatoya tugere hariya turebe ibyo Kabukombe rwose yaturebeye hamwe n'Ibihame by'Imana, ubundi turagaruka mu kanya. Amakuru yo ni menshi, umuhanzi yamaze kuhagera, Irakunda Maxence, muraza gutaramana nawe adusubize hakurya mu ndirimbo z'imiranzi. Nizere ko nta muntu uri bujye kure, mureke tubereke Ibihame by'Imana mu myitozo.
mutemba akantu gatoya ko mupanze dufate ikotaniro ryonyine urumva mwaza mwizihirwemo noneho muza akantu kamwe tugwiremo ikotaniro ryonyine turateye amazu karaga ibyivugo byinshi igatandatu
ni umunezero twifuje kubaha amata n'ubuki ko muyatangira n'umwaka mwihangane urumva kubera imyitozo ijwi ryagiye neza neza ariko nta kindi gihe kirenze icyo twababwiye turifuza kubaha amata n'ubuki turifuza kubaganuza ku bukungu bw'uyu muco wanyu mukumva ukuntu uryoshye muzaze tubereke igitaramo cyiza umutima w'ingabo ndakeka ko iyo atari imyitozo ya nyuma hasigaye nk'imyitozo 3 ariko iyi ngiyi isa nkaho iri mu ya nyuma y'imbaraga yego ni iki muhishiye abanyarwanda cyatuma bavuga bati iki gitaramo rwose ntabwo ngiye kigomba kuncika ntakaye gashya turashaka kubereka uburyo ingabo zatorwaga mu Rwanda ni he ingabo zaturukaga byagendaga gute ese umunyarwanda ubundi akwiye kubaho gute umunyarwanda wese numva akwiye kuba ari ingabo mu gisata cyiwe abarizwamo icyo waba ukoramo cyose ukwiye kwitwara nk'ingabo ukaba intwari ukifuza kugirira igihugu cyawe umumaro so nta ikintu gikomeye cyane twifuza n'urubyiruko tungana turifuza kongera kubashishikariza tubibutse umutima w'ingabo tubibutse aho uko byagendaga aho byaturukaga ntabwo ari ngombwa ngo ujye kumasha gusa nubwo ari byiza ari byo birongoye ibindi ariko ibyo urimo byose igisata cyawe uri ingabo benshi muri mwebwe muri abajene kandi mu by'ukuri abajene ubu ngubu nibwo batangiye kwinjira iby'umuco ubundi wasanga abajene babazi iby'umuco ni iby'abasaza n'abakecuru so ni iki cyabahaye inspiration yo gukunda ibintu by'umuco kubyina wowe butumwa muhaye abajene ntekereza ko abenshi mu bihame by'Imana babigiyemo batangiye uyu muco wo guhamiriza kuririmba kwiga amateka bakiri batoya twagize amahirwe yo gukurana n'ababyeyi buriya ababyeyi bagira uruhare runini cyane twagize amahirwe rero benshi muri twebwe kurira mu muryango ubyumva usobanukiwe ndetse wifuza ko nawe urusobanukirwa abandi bagira amahirwe yo gukurana n'abo ngabo baturanye baratozwa nyine birabahira so ubu ngubu rero ahubwo ntekereza ko turi mu bantu bagerageza gukundisha abo tungana urwo rugamba rero numva rugwa buri munyarwanda wese nk'uko natangiye bikubwira buri gisata cyawe urimo nagushishikariza gukunda iby'iwanyu gukunda u Rwanda gukunda wowe ubwawe kuko uba wikunze iyo ubikunze kuruta gukunda iby'abanyamusozi cyangwa se hari ibindi ubona ukabona abantu baranatana nifuzaga rero nta kindi nababwira tugushishikariza niwo mujyo ibihame by'Imana byaziye gusigasira no kuraga gukundisha ikiragano gishyashya nicyo rero n'ubundi nicyo dukora n'ubu nibyo tukirimo ni ukwigisha kuraga natwe dukeneye ubundi bumenyi n'abazaza batugana bafite ubumenyi ni karibu natwe mukomeze mutwigishe gere mu bahungu mwamubonye rero uko asobanura itorero ibihame rizerekana uko kera ingabo zatoranywaga ubwo rero mube muri hafi mwitegure ni iminsi 3 ikurikirana rwose ubundi umutima w'ingabo ubundi ibihame by'Imana rwose byereka abanyarwanda byereke mwe mwese ko rwose umuco ntawe wagiye rwose ni byiza ko abanyarwanda twongera tugasubiramo tugasubira inyuma tugakumbura umuco w'iwacu mu kiganiro cyacu rero nk'ibisanzwe tuba dufite umuhanzi kandi tuba dufite umuhanzi gakondo umuhanzi uza rwose akatugira mu miranzi yo hambere nta kindi mvuga muramuzi muranamwibuka si ngombwa ngo yivuge ahubwo imiranzi 3 myiza tugaruke mu kanya burya koko inshuti ntizibura habura izo kwizera narabakunze benshi imico yabirananira mbura n'uwo twazubakana urugo ngo ruzakomere nakunze benshi nizera wowe gusa humura humura sinzakubangikanya nabo nakunze benshi nizera wowe gusa humura humura
sinzakubangikanya nabo. Nakomeje gushakashaka imyaka itari mike, ngera aho ntangira kuvuga ko ntazongera gukunda. None amahirwe yaransekeye kuba narakubonye. Nakunze benshi nizera wowe gusa. Humura humura sinzakubangikanya nabo. Mangarije kumpinga naje nuruka ikantarange, ndayoboza kw'idembe ngo mbature imbata nyinshi. Imbabura zake hose, inzara ifata inzira izika, iziko rya rubanda ryake, rukara rwose ishyirweho iyayo. Ndayoboza kw'idembe bambewe, nyereka inzira igana heza. Unami abo kandi wowe wagize Imana. Twahinganye imigende none ubarizwa mu ndege, ndengera w'indenga w'indambirwa ngurama. Va kubyabusa amagambo, nanjye ndowifi nkawe, zihaza batazihiga. Batunze ibyuzi bazi ibyiza byabyo. Ndayoboza kw'idembe bambewe, nyereka inzira igana heza. Unami abo kandi wowe wagize Imana. Rwari rwa rukundo nomanda kubwira, wibuka urya munsi noza kukuraba. Warugeze kure ndakubona untera agahinda, numva biranze mu nda, amusozi yuzura amaso. Cyabaye icyibutso cy'umutima wanjye, byabaye intimba y'umutima wanjye. Cya gihe cy'umubabaro abanzi baratwenga twenga, abakunzi nabo bamwe bakaganya. Musobirabe ugeze ku marusha, musobirabe ugeze ku marira. Musobirabe igihe uri kuraririmba nanjye. Sinarinzi kamarira yoba urukundo, sinarinzi ko nawe wankunze bitavugwa. Sinarinzi ko wonyihebera. Du 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 du
du du du du. Du 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 du. Sangwe rukundo usa nayo kwiteke iyataba wewe ahari nk'ubu haba hari ikiziriko usanzwe urazi ko njye ntashobora kuguheba nicyo gituma njye mbaha amaso simbaha amatwi du 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 yewe ko aho uherukira ni uko wabigenje abantu b'abanyarwanda mbona banyura imihanda yose bati baha ibitekerezo hanyuma tujye no mu bindi ibitekerezo nk'indirimbo ibitekerezo birihuta cyane bigana uwo nkunda ibyishimo byinshi biransaze cyane kubera ko iteka turi kumwe kandi namenyereza yuko ankunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza ku mutima nzamuhoza ku mutima icyifuzo cyanjye nukutamubura aho nzaba ndi hose iyo twicaranye andora murora tuganira ibyacu mbanezerewe yo kandi namenyereza yuko ankunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza ku mutima kandi namenyereza yuko ankunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza ku mutima. arakoze cyane rero irakunda Maxence indirimbo nziza cyane rero nziza zigiye zitandukanye nizere ko abantu mwese mudukurikiye zabinjije mu minsi rwose myiza weekend mu mpera z'icyumweru
hanyuma rero buri munsi aha mu ntango tuba dufite ibitekerezo by'abantu, tuba dufite ingingo yo kuganiraho. Hanyuma rero ese mu nganda ndangamuco byifashe bite, biteye bite? Ikindi cya kabiri, abanyarwanda babona hehe inganda ndangamuco mu myaka 2 ishize? Ishusho rero yaganiriye n'Iyamuremye Janvier, ni umunyamakuru wa inyarwanda.com, atuganiriza rero we uko abibona. Tutarinjira mu muco cyane, igihe kimwe mu by'uyu munsi nishimira nako noneho uyu munsi uwo muco ndetse n'ubuhanzi noneho uyu munsi byabonye minisiteri ibarizwamo. Urabizi mu bitandukanye abahanzi baravuga ati ntabwo dufite hano tubarizwa, ariko n'uyu munsi ubuhanzi burakubarizwa minisiteri y'urubyiruko ndetse n'ubuhanzi. Ni ikintu cyiza leta yatekerejeho, yabonye ko izi nganda ndangamuco nk'uko uri kuzibivuga zunguka cyangwa se zifite amafaranga. Nureba mu bihugu nka Nigeria, mu bihugu nka Tanzania, inganda ndangamuco kimwe mu bintu bigira cyane cyane uruhare kuri GDP y'igihugu. Ni ikintu cyiza rero, noneho ko noneho uyu munsi leta yavuze ati reka noneho tubashakira ahantu babarizwa, nitujya naho tubakenera tujye naho tubabonera. Umuco rero mu myaka 3 ishize havuzwe byinshi, sinzi uyambitse ubusa ku mbuga nkoranyambaga bikaba trend, sinzi wavuze amagambo adakwiye bikaba trend. Umuco ngewe umusobanura nk'ingingo ijyana n'ibigezweho. Urumva biragoye ko no munsi waho n'umuntu uyambara inshabure bateze amasunzu, ntabo tubona niba tuyisenge ni bake. Urumva rero uyu munsi umuco urajyana n'ibigezweho. Ni ingingo nayo leta ishyiramo imbaraga cyane kugira ngo nubwo ibyo ukora byose wibuke gakondo yawe. Niba njyamona inteko y'umuco ishishikaje cyane abahanzi, urahanga turakumva mu ndirimbo nziza z'urukundo zikora abantu ku mutima, ariko wibuke ko hari igihugu barizwamo, igihugu kimaze imyaka 30 kiyubaka. Bivuze ngo ibyo ukora byose ukwiye kuzikora ariko nazirikana umuco. Ese uyu mwana muto uri Rusizi cyangwa se uri Huye, ibyo tuyisenga ari kunyuza mu gisigo cye biramufasha? Ese harimo umuco? Ese uramwibutsa ko indangagaciro n'umuco na kirazira bigihari? Yego nyine twakumisha muri izo ndirimbo zose zisanzwe za karabaye niko bahanzi benshi mu bivuga, ariko se mu byo ukora uribuka ko uri guhangira umwana w'ejo hazaza? Yego. Ndabazaga cya kibazo rero cy'ishusho y'umuco cyangwa y'inganda ndangamuco, wabonye ute? Nibura reka dufate nk'imyaka 2 ishize, 5 wenda dushobora kuba tugiye kure. Mu myaka 2 ishize nibwo nabonye ibitaramo bya gakondo bishamikiye nyine ku muco nk'uko yabivugaga. Urabona uyu munsi niba tugiye kugira festival, wenda dufata urugero nk'ibihame by'Imana, bafite festival izambara iminsi 3. Ni ikintu gishya, itora imaze imyaka irenga 15 niba ariko nabivuga. Baritujoye no banyuze, nyakugenda bavani nini hanyuze. Noneho ibaze no kuba itorero bicaye bakavuga atari kuze n'ibindi. Noneho igihe kirageze ko wa muco dufite dusigasira, noneho tufata abantu kuva ku gatanu ku cyumweru tukabereka ibigize umuco. Uyu munsi nibwo tugiye kubona Nyamibwa bari gutegura concert. Ni concert bagiye gukora muri Big Arena, no bwa mbere mu mateka. Iranyubako n'ubwo bizatonyemo itorero rikorera igitaramo muri concert. Yego warabe ni wa muco uri kuvuga. Ngo twarabibonye ko mu myaka yatambutse twagiye tubona amatorero yagiye abyinira, yagiye yifatanya n'andi bantu cyangwa se na mu kimwe batumiye muri concert akagenda muri arena bakabyina, ariko icyo gihe babaga bagiye kubera abandi bantu. Uyu munsi none turi kuzabona concert y'Inyamibwa bonyine muri Big Arena. Ni inyubako y'abantu barenga 10. Gutekereza ko abantu bazagera muri Big Arena bagera ku bantu 9, ikintu gikomeye. Uyu munsi bamwe by'Imana bagiye gukorera ni muri Big Arena, nako muri Kigali bakira hafi abantu barenga 4500. Wabonye Rutujoel concert yakoze, byose biracyari mu muco. Ni album nziza irimo amayugi, irimo ingoma, ubundi ayishyira hanze n'abakubwira ko yaratunguwe uko yakiriwe nawe ntiharabyiteze, ariko album yagiye hanze ibintu biracika. Bikwereka ko mu myaka ishize abahanzi bagerageje gusigasira umuco, nubwo yabaye n'abandi n'abakora indirimbo zisanzwe. Ariko ngiye nishimira ko myaka ishize twagize amakonseri meza ashamikiye ku muco. Ngewe mfite n'ikize cyo ko uyu mwaka uyu ndetse n'umwaka uri imbere yaba ari amatorero, abantu ku giti cyabo bakora cyane cyane bishamikiye ku muziki wa gakondo, ntizera ko tuzabona ibi cyane. N'ubu ngubu muri Rwanda Day amakuru mfite nuko abahanzi benshi ba gakondo bari batangiye gushaka ibyangombwa kugira ngo bazagende. Iki cyose kirakwereka ko umuco uracyasigasiwe. Uti mu myaka 2 ishize ni Rutujoel, ni Nyamibwa, n'abahanzi benshi ndangamuco bagiye bigaragaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo rero se wenda mu ijwi rya Janvier abanyarwanda bakunda umuco
bagira icyizere ko ahari umuringa ugiye gusubirana nyirawo. Reka nk'urugero inayo bana zakoze concert muri kan Kigali bakora concert no muri BKN habaye concert ya Sekira, abo bantu bose babonye abantu, bikwereka ko buri generation cyangwa se buri cyiciro cyose gifite abantu bacyo. Hari n'ukuntu amatora amwe yatindaga gutega ibitaramo bakavuga ubuse bizumvikanara ubuse tuzabona abantu, ariko niba ushobora gufata concert ya Sekira kabira muri arene kafite amanzi arenga 5 ugategura concert y'itorero muri kan Kigali ukabona abantu, bikwereka ko abantu barahari ahubwo bakeneye ibintu nabyo babona. Uyu munsi n'amashuri ya secondaire ategura ibitaramo byubakiye ku muco. Hari amashuri menshi nka Green Hills buri mwaka bagira ibitaramo byubakiye ku muco, usanga ni ibigo babyigamo abanyeshuri batandukanye, ariko ugasanga muri ibyo bigo byose barafata abanyeshuri bakagaragaza umuco wa buri gihugu, ariko bakashaka n'umuhanzi wenda bakiye kuri gakondo akaza akamurika ibyo. So bikwereka ko rero umuco uragutse, ibintu birahari, ahubwo abafana bateje ko base wowe nyiri torero wowe uririmba Sekira nyine nabo bamenye guhitamo. Ejo Perezida Kagame ari i Davos yavuze ko abahanzi b'Afrika barashoboye, ahubwo ikintu babura ni support n'inkunga. Support irenze kuba amafaranga, ahubwo wa muntu warayibonye warayikikiye wamuhaye platform arigaragaza. Uyu munsi kuba tubona umuhanzi nka Kendrick amaza kuri stage Kigali agara kuri stage na ba Bruce Melody na ba Lil Wayne, nikikwereka ko abantu barahari, ahubwo ikintu babana no gushyikira. So nabyera ngo nuko bivuze abahanzi bacyagaragaza ikibazo cyo kubona ahantu ho gukora amakoncert harahari, ariko harahenze. N'ibinyubako imwe bakubwira ngo kwikodesha imwe birasaba $27,000 umuhanzi akora imara kumva nategura concert ntacyo kimwe azakuramo. Nekereza ko rero ari igihe cyane cyo kuvuga ngo uyu muhanzi ibyo afite byo ashaka no kugaragaza, ariko kandi twamushyikira. Ariko none abahanzi nabo bibumbire hamwe hahandi uvuga ngo abahanzi bibumbiye hamwe na leta nishaka no kubafasha bafite aho niyo ngo hari ihuriro bahuriyemo, hari za union bahuriyemo. Ese Tuyisenge nashaka gutera inkunga umuhanzi we azamusanga hehe? Hari ibibazo bafite bagaragaza, ariko nabo bibumbire hamwe. Uyu munsi leta ivuga ko hari amafaranga igomba gushyira ukomye urusyo reka dukome n'ingasire. Nari nzi ko ari cyo kibazo cya nyuma utaho babarizwa. Ni igihe kinini hakorwa urugaga rw'abahanzi cyangwa inama y'igihugu y'abahanzi. Ku cyo nakumenyesha ndi umwe mu batanze icyo gitekerezo kera mu 2015 turi inkumba mu itorero ry'abahanzi, ariko modiri nabihaye cyangwa uko natanze igitekerezo siko byakozwe. Birahari. Ejo bundi nuza uyu muyobozi w'igitangazamakuru France aherutse kuba umuyobozi w'iyo nama. Hari n'amafederasiyo atagira uko angana ariko adakora. Ibyo byose si ubundi si zo mbogamizi. Tuyise ntekereza ko urumva hari uko ari federasiyo yo kubihari, hari no kuba union ihari. Hari ukuba uwo muhanzi mukuru atarumva impamvu yo kuba ari muri union, cyane ko arimo nakubwira ati n'abari muri izo union ntacyo babona. Hari nk'amakuru avuga ko umwaka ushize ari amafaranga yaje muri sinema, ariko amafaranga akagenda asubirayo atabonye uyakoresha hafi miliyari 1. Byatewe n'iki? Byatewe n'uko adafite abo bantu bo guhabwa aya mafaranga. Rero nge nekereza ko ubuyobozi buri iki gihe bukwiye gutekereza wa muhanzi mukuru utari muri federasiyo turasabwa iki? Hari ukumuganiza ku mpamvu mve kuzamo, ariko no kumwereka ese naramuka aje muri federasiyo ndi kumwe na Tuyisenge tuzahuza gute imbaraga. Uyu munsi ubuhanzi nyine bumeze nkaho buri wese ashaka gukora ukwe, ariko nyamara kwiyuruza million leta yashishikaje abantu kumbira amakoperative twabonye inyungu yabyo. Rero uyu munsi aho bigeze federasiyo cyangwa se izo art council nibagira uruhare mu kubwira umuhanzi impamvu yo kuza muri union, ariko ntazamo, ariko kumara umwaka umwe cyangwa imyaka 2 ntacyabonamo. Urumva rumanza ashobora kuzayiteze wenda kuzajya aririmba mu nama imyaka 2 gashira ataririmba, kavuga utariko kujya muri federasiyo no kutajyamo ntacyo bitwaye. Nekereza ko rero art council cyafite akazi kenshi ko kubwira uwo muhanzi impamvu yo kuba ari muri yo federasiyo no kuba ari muri iyo union, ariko yanazamo akabona inyungu yabyo. Ni ibibazo byinshi bigihari mu buhanzi, ariko hamwe na leta hamwe no kuba abantu bumva impamvu yabyo, nekereza ko ibibazo bizagenda bikira cyane, ko ni igihugu kikiyubaka, ni iterambere buri wese ashaka. Hari ibibazo bigaragazwa kandi bigahabwa umurongo.
rero mwamwumvise Janvier umunyamakuru umwe mu banyamakuru bakomeye cyane kandi bamaze igihe kitari gitoya muri uru ruganda rw'imyidagaduro kandi mwumvise uko abona uyu muco uko abona byakabaye bihinduka ubwo rero abumva bumvise mureke dukomeze dushyire itafari ryacu kuri uyu muco dukomeze dutume uyu muco uba ishyiga ry'inyuma ndagira ngo rero munyemerere mbashimire cyane abakomeje kugaragaza ko mukurikiye ishusho aho muherereye hagiye hatandukanye rwose biratunyura cyane muri abantu bacu b'inshuti z'amagara muri inkoramutima zacu mugiteka mutuba hafi rero mutube hafi mukurikira ibiganiro byacu muze tubamamarize tubabere umuranga disi muze hari ya danje izageza ku itariki ya 31 tariki ya 31 uko kwezi turimo kwa Mutarama muze muri iyi Mutaramane n'ishusho ibikorwa byanyu tubabere umuranga ya danje ni promosiyo rero ishusho yabazaniye kugira ngo byorohere buri mucuruzi uwo ari we wese byorohere buri kigo cya leta byorohere buri kigo cyigenga kwamamaza kuko kuva ku 59 gusa by'amafaranga y'u Rwanda uza kwamamaza hano ku ishusho mu gihe cy'icyumweru hanyuma ibyo rwose ufite twakubera umuranga tukabikugezaho tukabigeza ku banyarwanda inshuro 3 ku munsi murumva ayo mafaranga atari nkamwe yagura inyanya abanyarwanda muze rero mugure inyanya nkeya ubundi hanyuma andi mafaranga muyazane hano ubundi tubamamarize ikigo cyanyu tugihesha isura nziza tugihesha abakiriya ariko si ku cyumweru gusa ko ibyumweru bibiri nabyo ku bihumbi 118 rwose muri ya danje uraza tukabana kugeza igihe rwose uza ibihumbi 300 ku kwezi ubundi rwose tukabana nawe byiteka urabona uriya mwari mwiza uri kuri ya danje murabona ukuntu yishimye no kubera ko umushinga we rwose wamamazwa ku ishusho ku ruhande hirya se nta mugati muhabona kariya kagati rero ntushobora kukamira ntushobora kukarya ngo ukamire rwose igihe cyo ya danje itabigizemo uruhare ngo ijye yamamaza abantu niba wakariye uri umwe ejo bazakarya ari 100 ibyo rero ishusho nicyo ibereyeho ni televiziyo nshya ariko ifite uburyo bushya bwo kwamamaza ngwino rero tukubera umuranga kuko uwabuze umuranga aheze mwanyina niko mu kinyarwanda bavuga munyemerere ngaruke rero nongere ngarukane na Irakunda ubundi disi yongera tujyane mu ndirimbo nziza abahe nkenye ndabimwemereye ariko ngo uhere ku izuba rirarinze ubushize warayiririmbye ntabwo yibuka ariko yiririmbe umuntu wayisabye nzaba mukubwira twitonze twicaye turi ku ntanga izuba rirarenze irimwe abashumba inka z'iwacu ziratashye abimuhira bari nyakura abiriwe iyo barihanagura icyuya muganga uri umunsi uragiye icyuya muganga umunsi urashize ukwezi kuracanye inyenyeri nazo ziratse ikamba ryazo rirazisaga rirasabagira ku ijuru ry'iwanyu mu kirere cy'iwacu niko kabyino ntaho sejya munsi dore imbeho ni yose genda ufata agapira
ukinge mu gatuza nkundira ngukunde nzabone icyo nkubwira kizagukura amawa mu ibimbuza ni byinshi sinshoboye kuza wowe umanuke dore ukwezi kuraka uze nkuganire uragenda wishimye nanjye kandi ubwanjye ndabanshize agahinda niba uje ntumbone umbabarire mugenzi ntabwo bizaba ari ukukwanga nawe urirebera isi iravuna twirukankamo dushaka kubaho wowe aho uri hose jya wibuka utaka unambira ubishaka nanjye nige gutamba humura amahoro yanjye uko bukeye ni nakubwira nsigaye nibaza icyo wampaye cyatumye ngukunda kandi cyane mama sinakwanze shenge sinakwanze ibitotsi biba bike ngaceceka ngo ndebe amaherezo y'ibi umutima ukanga ugatera cyane kubera urukundo rwanjye nawe mama sinakwanze shenge sinakwanze taradanta tararata tatata tak tararata tarata tarata wamyura imico myiza wamyura umunezero mbe nzobe ya mwiza nuze ndaguhaye kamariza we kamariza nkunda ukwanga kunda iki taktararata tarata tarata taktararata tarata tarata mbe kibero cyiza kibero cy'uwaguhetse nzanira ibyo bibondo nabyo ndabihoze kamariza we kamariza nkunda ukwanga kunda iki taktararata tarata taktararata tarata buto butoshye yewe azira inenge yarambonekeye aramumuriza agasusuruko yewe karasesekaye ngiye gusura umwana nkunda ndamukumbuye yewe umwana nkunda
siko bimbereye intore numva ikondera ritsikimba n'igitwenge cy'urumenesha mama ndinda nanjye iki ni igitaramo cy'inzovu ndende n'igisagara cy'ingabo nziza baraye birukaho bavuka mama ndinda nanjye ndaje ntaramane n'amasonga ndaje ntaramane n'amagaju turare twogeza inzovu ndende mama ndinda nanjye n'abasore bacuranga inda mama ko bavuzwe ubuhanga inda mama hari abarusha butera urya mwana wa nuro inda mama tari inda mama aho tari inda mama ngaho kenyera ndebe inda mama urizihirwe ndaguhemba mama uramemba iki se ndaguhemba inyana isine mama uramemba iki we ndaguhemba inyana ikaju mama inda mama tari inda mama nimba umutima utera nusubire mu gitereko ndawuhoza simba inkunda ndawuhoza simba inkunda ihumura Rwanda nziza humura ngaho ndaje ihumura Rwanda nziza humura ngaho ndaje gihugu nkunda dore nkwambari incabure inkuririmbire nkureba Rwanda we inkuririmbire b'amahanga y'ahandi none twaza baragira ngo ni beza none twaza dushayaya none twaza twambaye inkindi none twaza bakwirwa hehe twaza bajya twaza mwakwirwa he ko twaza twambaye inone twaza mwajya twaza mwakwirwa he ko twaza twambaye inone twaza nitwaza inone twaza none twaza mama data mama shenge mama wewo kabaho we ngwino mwihoreze nyabusa wishirira agahinda impande zose uko ari enye naho wasanga batakuvuga bamwe bashyamiranye kurwana zibo intore nka kwegukana mama data mama shenge mama wewo kabaho we ngwino nkwihoreze nyabusa wishirira agahinda ndagukunda nta buryarya wemereye yuko ngukunda pe umutima wanjye nturambirwa njyewe nzapfa nkwikundira ngwino mama ngwino shenge aho nahereye nguha amazi kandi iziwanyu
zikamwa zose ng'amata yuzuye intango kandi n'imbye zikamwa zose wino mama mujyana iwacu iyo ababyeyi bahoza abana bakanga guhora bakabahendahenda bakabahongera ababaheka ugerayo bazaguha amata baguha imengeri usomeza inshyushyu n'umutobe bazakumara inyota kandi n'imengeri zimara inshyushyu uri hehe mwanurira uri hehe ngo nguhoze kandi numva ndifuza uyibuka ko waza iwacu iyo ni indirimbo nziza ya bamwita Nyiringango uramuzi afite mushiki we witwa Empress Nyiringango ni umuhanzi w'umunyarwandakazi ariko ukorera mu muziki we mu gihugu cya Canada mu minsi yashize twavuze inkuru ye yuko umuzingo we witwa Umurage wari washyizwe mu mizingo ihatanira ibihembo mu marushanwa yitwa Canadian Folk Music Festival uburyo bikomeye birakomeye cyane hanyuma se amakuru cy'iminsi amakuru ni meza uraho urakomeye ndakomeye maze iminsi nkubonana na bangabo ngabo uramuyobewe nzi bangabo babiri ariko ubwo uri kuvuga ndavuga uwuhe se uri kuvuga Nerengabo Nerengabo murapanga iki se ni uko nyine twari turi kujaminga ubwo twabishyira dute mu kinyarwanda twari turi nyine gucuranga biziyeho mutabiteguye tutabiteguye ariko nizere ko mu minsi iri imbere bizabyara umusaruro mwiza n'ubundi byarabyanze ibutsa abantu ahantu bagukura kuri social media ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram ni Megzance Acoustic Man no ku zindi mbuga nkoranyambaga ni Megzance Irakunda ubwo rero nibyo ni na byiza cyane ko rwose tuba dutaramanye n'umuntu nk'uyu nguyu urubyiruko mwese rwose mukangukire impano zanyu dukangukire rwose guteza imbere impano mwabibonye ko mu kanya kashize twaganiraga na Janvier umwe mu banyamakuru bakomeye aduha ishusho y'umuziki gakondo mu myaka 2 yashize ubwo rero ni byiza cyane ko dukomeza kuba hafi uyu muco tugatarama rwose agati kagaturika tukongera tukaba abanyarwanda bo gusubira ku isoko ko nta kindi ishusho yiyemeje kubaba hafi rwose kugira ngo mube abantu b'i Rwanda ubwo rero Megzance mu minota wenda wibambe ampa bitewe n'iminota isigaye kugira ngo dusoze iki kiganiro rwose hanyuma rero koresha iminota 2 rwose mu karirimbo keza ushaka ugatura ushaka dore abana bose bari ni akaririmbo naje ndi kumva kari kugira mu modoka se cyangwa kuri moto ariko motari akambika nakumvishe nyine numva akaririmbo numva kakandimo nyine akaririmbo k'icyongereza icyongereza urashaka kunyagisha se reka dukore ni ikinyarwanda mu ntango di uramenye uwo munsi mwiza sinzawibagirwa nari
twahuye n'uwo mwana sinari muzi ntiyaranzi turaramukanya maze numva aranyuze anganiriza neza yitonze ubwo bwiza bwe ntiyabureba yabonaga ko umuntu ari nk'undi mubajije akazina ke maze arambwira ati umukobwa niyivuga mu izina ngize ntya arandeba maze aransekera mburaho nkwirwa kubera ibyishimo ngize ntya arandeba maze aransekera mburaho nkwirwa kubera ibyishimo reka uwo mwana nahuye nawe kugeza na n'ubu sindamubona uwo mwana yagiye hehe rwose icyama nongera kumubona uwo mwana yagiye hehe rwose icyama nongera kumubona njye ndafise inshuti idahemuka aho nzara ntacyo ku mutima ikayabwira abandi ati wanjeho n'amahirwe ese ukwamukijwe n'inunu uko bukeye uko bwije iyo ni indwara mu yindi ni indwara itoroshye nzojya ku gasozi ka kure nsaba imana isumba byose indemeshe mere nk'abandi nyiri nunu mirungu inshuti n'ikindi irahumuriza. Arakoze cyane Maxence rero gutaramana natwe ati nzojya ku gasozi ka kure indirimbo nziza cyane yo mu gihugu cy'u Burundi ariko se mu Burundi imwe mu ndirimbo rero zamenyekanye cyane mu myaka yashize abanyarwanda bakanazikunda ari benshi. Nyemerera rero ngushimire cyane wowe wabanye n'ishusho unyemerere kandi nguhamagarire kwitabira gahunda ya Danger uze muri ya Danger guhera ku 59 ku cyumweru ubundi rwose ibikorwa byawe natwe tubigeze iyo byakageze ukomeze rero muri gahunda zose ufite ujye uza kubana n'ishusho dufite gahunda nyinshi zitandukanye ujye uzubane natwe ubundi rwose ntituzigera tugutenguha turima ba mudatenguha nkuko namwe muri ba mudatenguha. Ibiganiro ku ishusho ni byinshi Mastermind, iSport n'ibindi byinshi bitandukanye Roundabout buri munsi Makaspa ndetse na Mugeni iSport Faustinho ndetse na Rutsindura ndetse n'abandi benshi baba bagenda babafasha cyane kugira ngo ishusho ikomeze kuba ishusho nk'izina koko binahame. Munyemere mbashimire cyane kandi mbifurize kuramba mu nka no mu ngabo muramukeho mugire Imana n'u Rwanda.